Yes, reka tubikaze kumishwana natwe ibiganiro bitandukanye neza ariko meze neza cyane fresh ho muri rero mu bitandukanye by'igihugu neza ariko ibintu byamaze kugenda neza cyane ni Kivetu 50 TV online kuri YouTube hanyuma nkubwira ko tukuzanya amakuru menshi cyane meza akugera akanya gatanu kuri gatanu aba rero inkuru zijyanye n'utuntu nakora ko abaturage bamaze kubaba bigaragara ko bakuru dushya basenga bambaye ubusa ngo na Yesu Kristo yabambwe yambaye ubusa cyangwa se yabambwe abwambaye nkubwira ko ari zimwe mu nkuru z'utuntu n'utunyina nkugezaho gatanu kuri gatanu. Ikintu cyiza cyane ngomba kugushimira no kwakoze subscribe ko turayikorana wangu ni byiza cyane. Benshi bitururu rya White Tyler riherereye mu gace ka Southampton muri leta ya Virginia, imwe mu zigize leta zunze ubumwe za Amerika, basenga bambaye ubusa rero mu rugo ariko Yesu Kristo cyangwa se Yesu yabambwe umusaraba ameze ni tegeko kumuyoboke wese usengera muri iri torero ko kugira mu rusengero rw'yambaye ubusa uko yavutse agafatanya n'abandi guhimbaza Imana. Rero nk'uko umuyobozi w'itorero Pastor Allen Parker yasobanuye ko impamvu yasabye abayoboke be kujya basenga bambaye ubusa ngo ni ukubera ko ahanini imyambarire iba ikibazo gikomeye mu yandi matorero. Kwambara rero ubusa rero ngo ni ubwo bwisanzure ku bakristo be. Hanyuma rero nk'uko muri kugenda bibona bivuga ko ari Pastor Allen Parker mbere mu rusengero rwe harimo kubwiriza abakristo n'ababaye uko bavutse. Rero mu kiganiro Pastor Allen Parker yagize kugirana na televiziyo mpuzamahanga y'abanyamerika CNN yasobanuye uburyo bafatira urugero kuri Yesu Kristo ati ubwo Yesu yavukaga cyangwa se ubwo Yesu yavukaga yari yambaye ubusa, ubwo yabambwaga yari yambaye ubusa, ndetse n'igihe azuka avuye mu bapfuye yarisize imyambaro ye kumva ubwo yari yambaye ubusa. Rero niba Imana yaratumenye niba Imana rero yaratumiye muri ubwo buryo niba Imana yaraturemye muri ubwo buryo ikibazo kiri hehe? Pastor Allen Parker rero kandi ashingira ku gitabo cy'intangiriro muri Bibiliya ubwo Imana yaremaga Adamu na Eva ngo bari bambaye ubusa bari bambaye ubusa bataracumura ngo barye ku giti cy'Imana yababujije, ariko baje kubona ko ubwambure bwabo biteye isoni. Hanyuma rero abungiba kari bimwe mu bikora kugaragara cyane kenshi dushya gukora menshi atandukanye, ariko mubwira ko impamvu yayo twabana yindi nuko nawe ushaka kubanza ukakana subscribe kugira ngo uzajye mutushya n'utuntu twinshi ngenda mutegurira kuzamira gatanu kuri gatanu kugira ngo ni Kivetu 50 TV kuri YouTube channel kumaze kuri ikiganiro byacu ngene twe musemikebe kanya gatanu agashya kandi udushye twacu dore udushye cyane. Nizera ko ibiganiro byacu binakunogera gatanu kuri gatanu. Yes, hanyuma rero nakubwira ni nawe nyamuneka niba wumva ari byiza cyane mu minsi y'imvura ushaka kuba wazajya werekeza gusengera muri rusengero muri leta zunze ubumwe za Amerika, nawe ukazajya wihimbariza muri iyo kwavutse. Bye bye, ndabishimira cyane.